Yesu nashimwe mukundwa ukundwa n'Imana. Igitondo cy'umugisha. Bana mu ijuru ikwishimire cyane. Igitondo nk'iki ngiki nkwifurije kugira intango z'ukwezi kwiza. Ukwezi kuzakubera ukwezi kw'amahoro, kandi uku kwezi kuzakubera ukwezi kw'ibyishimo, kuzakubera ukwezi ko gusubirizwamo, kuzakubera ukwezi ko guhindurirwamo amateka. Uku kwezi kwa kane kuzakubera ukwezi kudasanzwe, kuzakubera ukwezi ko guhindurirwamo ubuzima. Imana yo mu ijuru itugereze, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Igitondo nk'iki ngiki ndanezerewe cyane. Ikintu kinejeje ni uko Uwiteka kidutije ubuzima, kandi Uwiteka kidutije umwuka wo guhumeka. Imana yo mu ijuru tugereze, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Igitondo nk'iki ngiki nkuzaniye ijambo Dawidi yavuze. Dawidi yavuze ijambo rikomeye muri Zaburi 24. Yaravuze ngo yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, abe ariko abisirayeli bavuga none. Yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Ageze kuri 6 turavuga ngo Uwiteka himbazwe utadutanze ku muhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amen. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Igitondo nk'iki ngiki ni isengesho Dawidi yasenze. Iri ni isengesho Dawidi yasenze, n'iryo sengesho numvise nagutura kino gitondo. Iki gitondo nshatse kubwira ngo Uwiteka himbaza. Niryo jambo nshatse kugira ngo muganirize kino gitondo. Uwiteka himbazwe utigeze ugutanga kugira ngo umuhigo. Reka nkubabwire, ibyaguhize byari byinshi nshuti yanjye, nshuti y'umusore, ibyaguhize byari byinshi, ariko Uwiteka agenda bigukwetesha. Imana ishimwe. Uwiteka himbazwe utagutanze. Reka nkubwire, ibyahize ubugingo bwawe byari byinshi. Abarozi bahize ubugingo bwawe bari benshi, abagome bahize ubugingo bwawe bari benshi, abagambanyi bahize ubugingo bwawe bari benshi, abicanyi bahize ubugingo bwawe bari benshi, ariko Uwiteka himbazwe. Haleluya. Uwiteka himbazwe utaragutanze. Uwiteka himbazwe mama wanjye. Uwiteka himbazwe utaragutanze kuba umuhigo w'amenyo yawe. Uwiteka himbazwe utaragutanze kugira ngo uwe umuhigo w'abarozi. Uwiteka himbazwe utaragutanze kugira ngo umuhigo w'abicanyi. Uwiteka himbazwe utaragutanze kugira ngo umuhigo w'abagizi ba nabi. Imana ishimwe. Yaravuze ngo Uwiteka himbazwe utaradutanze. Imana yo mu ijuru ntihabwe icyubahiro cyinshi cyane. Iri ni isengesho yasenze arimo gusenga bavuga ati Uwiteka we uhimbazwe. Uwiteka we uhimbazwe. Himbazwe Uwiteka kino gitondo utaragutanze muri kuno kwezi kwa 3. Himbazwe Uwiteka utaragutanze ngo umuhigo ibyaguhize muri kuno kwezi. Nurangiza guhimbaza Uwiteka, nurangiza uza gusenga isengesho ribwira Uwiteka, ubwira Uwiteka ngo Mana ndashaka yuko undinda muri kuno kwezi kwa 4, ndashaka yuko ukundindiramo. Mbonereho ku otaya binikizrai, mbonereho ku eneshambo kiyazirima, mbonereho kubwira abantu mbabwira ngo musenge Uwiteka, musengere aho mutuye, musengere ibihugu byanyu mubamo, musengere i Afurika, musengere Uwiteka, musengere ahantu mutuye, muhasengere mubwire Uwiteka mu Mana dukeneye uburinzi aho dutuye. Imana mu ijuru tugereze, kandi Imana mu ijuru turengere cyane. Ndashaka kubwira ngo ibiguhiga biba ari byinshi, aho waba uri hose ibiguhiga biba ari byinshi. Reka nkubwire inshuti yanjye, aho utuye hose ibiguhiga biba ari byinshi. Reka nkubwire nubwo waba utari kuri mugabane wa Afurika, ariko ibiguhiga birangana n'uko ungana. Imana mu ijuru tugereze, kandi Imana mu ijuru turengere cyane. Niyo mpamvu ushatse kubwira ngo ubwira Imana muri kuno kwezi kwa 4 twatangiye ku itariki ya 1, ubwira Imana ngo Mana nkeneye yuko umongera ukama uburinzi none. Abo twaganiriye ejo nababwiye ku ijambo rivuga ngo witinya. Ni ijambo riri muri Bibiliya 335. Niyo mpamvu Imana tuvuga ngo twe gutinya.
Imana yo mu ijuru tugire neza kandi Imana yo mu ijuru turegere cyane. None Dawidi asenze isengesho rivuga ngo Uwiteka iyaba atari wowe wabaye mu ruhande rwacu ubwabisaba ubw'abantu baduhagurukiraga. Reka nkubwire warahagurukiwe, ibibazo biraguhagurukira, intambara ziba nyinshi ku buzima bwawe, ariko Uwiteka himbaze utaragutanze ngo ube waratabagaye. Reka nkubwire inshuti yanjye, wisana izerere mangome mone busa, uzajya ushimira Imana. Nshuti mukundwa, ujye ushimira Imana, ujye ushimira Imana iba yatumye uhumeka uyu mwuka duhumeka. Imana ishimwe, yaravuze ngo Uwiteka himbazwe utadutanze ku muhigo w'amenyo yabo. Arangiza mu ijambo rikomeye aravuga ngo ubugingo bwacu, haleluya haleluya, takiya binifo simemone, haravuga ngo ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ndashaka kuvugira ngo Uwiteka yongera akize ubugingo bwawe, Uwiteka yongera akize ubugingo bwawe. Reka nkubwire, umwanditsi w'igitabo cy'imigani yanditse ijambo rikomeye arangiza avuga ngo utega umutego ikiguruka kiwubona aba yikoze ubusa. Reka Uwiteka tubera amaso, nubwo imitego bayitega Uwiteka tubera amaso akayitegura. Dushimiye Imana yaduteguriye imitego. Shimira Imana yaguteguriye imitego mu kwezi kwa gatatu, ushimira Imana yagukuriye imitego mu kwezi kwa gatatu. Nurangiza usenge isengesho ryo kubwira Imana ngo Mana, muri kuno kwezi kwa kane ndakwinginze kugira ngo wurukire gukora igitangaza gikomeye, wurukire n'ubundi kundinda. Haleluya. Papi fosime mone wifide bone, yaravuze ngo ikigoyi kiracitse. Niryo sengesho yasenze Dawidi. Yarasenze arangiza avuga ngo ikigoyi kiracitse, arangiza avuga ngo ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo turakira. Ikigoyi kiracitse. Iki gitondo ashaka kuvuga ngo ikigoyi kiracitse. Witsana binifo simemone, shuti yanjye mukundwa n'Imana, ikigoyi kiracitse kino gitondo. Ubuzima bwawe ntibwakire ko ikigoyi gicitse, ubuzima bwawe ntibwakire ko ikigoyi gikuweho, ubuzima bwawe nibwakire ubundi buzima muri kuno kwezi kwa kane. Ubuzima bwawe muri kuno kwezi kwa kane bwakire impinduka, ubuzima bwawe muri kuno kwezi kwa kane nibwakire n'amashimwe, ubuzima bwawe muri kuno kwezi kwa kane nibwakire Zerayi, nibwakire Zebo, nibwakire Sika, nibwakire impinduka mu izina rya Yesu. Dopito shalora binikita sabu, ubuzima bwawe nekize gome nibwakire muri kuno kwezi kwa kane, nibwakire gucika kw'ikigoyi. Hari ibigoyi byari biteze ubuzima bwawe, hari ibigoyi byari biteze ubuzima bw'ukize gome, hari ibigoyi byari biteze ubuzima bw'umuryango we, hari ibigoyi byari biguteze, ariko Uwiteka himbazwe kubera ko Uwiteka cy'ibyo bigoyi mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Arangiza aravuga gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka. Ndashaka gutangariza ngo n'ahandi hantu wabonera ubutabazi muri kuno kwa kane, n'ahandi hantu uzabonera ubutabazi muri kuno kwezi kwa kane, nta handi uzabonera ubuhengezi muri kuno kwezi kwa kane, nta handi uzabonera kugirirwa neza n'Imana. Imana yo mu ijuru tugereze kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Hetando zelora binifosime monevosika, Uwiteka himbazwe. Mana ndagushimiye, ngushimiye kuri Imana ishoboye byose. Ndi imbere yawe nyakubahwa Imana, nkwereke mwami wanjye, nsengeye bene data batandukanye. Nyemera Uwiteka nyir'ingabo Imana urukire kubarengera, urukira guca bino bigoyi byabatezwe, bino bigoyi byabatezwe mu izina rya Yesu. Ndagushimiye kuca ibigoyi bibateze mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Ku kwezi kwa kane ndagusengeye kuva ku itariki ya mbere kugera ku itariki ya 30. Ndagusengeye kugira ngo Uwiteka nyir'ingabo Imana uzabanemo natwe, uzabanemo n'ubwoko bwawe, uzashyira uburinzi ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Mento shalora bini yavusi simendo kia ene pazo osaya bini gai mento shalora bini kizemo wisana ize gere manda sizi bini fozmi ene wiside bufayas mendo kia bonigrai mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Mento bene ya fosi mendo kia kati kwa jina la Yesu Kristo rifite imbaraga. Mana nziza kandi Mana ikomeye cyane, ndimo gusenga Uwiteka nyir'ingabo wera, natuye mento shikiza bini, natuye zegome monevosika, natuye eno shagrivezo mendo,
natuye ubutabazi muri bene data, kandi Uwiteka Imana ndakwingize kugira ngo Uwiteka Nyir'ingabo uwera ukore igitangaza gikomeye, kandi wica imigambi y'incakura muri kuno kwezi kwa kane, ica imigambi y'indyarya muri kuno kwezi kwa kane. Uwiteka Nyir'ingabo Imana wohora ibiboshye mu izina rya Yesu Kristo cy'imbaraga. Wera wa Isiraheli, igitondo nk'iki ngiki ndagushimiye ko wakoze igitangaza gikomeye, ko wihishije icyubahiro, kandi Uwiteka Nyir'ingabo Imana ukaba hari ibigo uciye mu izina rya Yesu. Amen.